Reka uyu munsi tuvuge kuri saga ya DJ Brian ndetse n'uwitwa Philipita. Nkuko ubibona muri no video iri guca hano ndetse na hano, ni video igaragaza uwitwa DJ Brian yarakaye cyane ubwo bari mu kabare kitwa Green Lounge. Ati byagenze gute rero? Abantu benshi bakomeje kumbaza ngo ese Mr Bean watubwiye kubyiyi video ukadusobanurira habaye iki, niki cyabaye kugira ngo umuntu witwa Brian arakari kuriya abe nk'incira noneho yibagirwe iby'imipuri ahubwo noneho ajye mu burakari n'uwitwa DJ Philipita. Bya bindi byo mu Rwanda byavuzwe nkuko yaguye bisobanuye ndetse n'abandi bose batandukanye. Mu Rwanda harimo amashari, ntago gukorera hamwe ni ibintu byananiranye cyane kandi byananze. Gukorera hamwe mu Rwanda ni ibintu bigoye kandi bizanagorana kubera ko abantu bafite imitima mibi. Umuntu araza akagukura hano, uraza ukanyidundaho, ejo nawe akaza akagukuraho kandi akakwereka ko ntacyo uvuze nta n'icyo umaze, akaguma kubikwereka ndetse mu bantu. Ati byagenze gute rero DJ Brian? Witwa DJ Brian yararimo acuranga, arimo yavanze umuziki, turamuzi ko ari umu DJ w'umuhanga umaje gukomera hano mu Rwanda ndetse amaje kubaka izina. Arimo yavanze umuziki awumereye nabi byaranje. Witwa DJ Philipita ati egera hijya ku ruhande, ngewe ndi umwami, ndi umunyamakuru uzwi, ndi umudije uzwi, nakoze byinshi. Ati wowe wubatse irihe zina wana, egerayo ncurange. Nuko DJ Brian yarakaye kugeza aho abari nyiri kabare ka Green Lounge baza guhoza amarira y'uwitwa DJ Brian, baza kumubwira ati tubabarire, wihangane, ucijike, wihoze, uvuga ati mana mbabarira, mzakire kandi mbifate uko bimeze. Witwa DJ Brian yababaye cyane, biza kugeraho binateza saga ikomeye cyane kugezaho abantu benshi batangiye kubitekerezaho na benshi batangira kubimbazaho, batangira kwibaza ese no kubera iki abantu badashobora kumvikana bahuze bahane time. Ese niba Philipita aje agacura akagusaba umwanya, ese wawo muhotarakaye, ese we kuki aza akaza kidonda? Ariko nkuko bigaragara, uko bikunzwe kuvuga, yaba Brian sindi buvugire ku ruhande rwa Brian cyangwa ku ruhande rwa Philipita, ahubwo ndaza kuvuga uko mbibona nuko muri societe bimeze. Uko muri societe bimeze, umuntu witwa DJ Philipita uko bimeze, Philipita ariyemera. Icyo cyo ni hame kuri Philipita. Brian nawe ni umwana w'imihanda wiyemera kandi unihagararaho. Ibyo byose kuri iyo ubibona ukabireba neza, ubona bombi ni ibihanga bibiri biri mu nkono imwe. Bombi ni ibihanga bibiri byateraniye mu nkono imwe. Ikibazo rero kigasigara gifite nde? Ikibazo gifite Green Lounge nk'abanyiri kabare, ba nyiri business. Bategura business yabo, bamara kuyitegura bagatumiramo ibihanga bibiri, kandi ibihanga bibiri ntibiza bijya mu nkono imwe. Hariya ni ugushwanisha abantu, kuko ntago Philipita ari buze yicare hanyuma areke gucuranga uzo umucurangireho uri umwana uje gucuranga ejo bundi we ariko abyita ari nakabibona. DJ Brian nawe nk'umuntu wubatse izina cyangwa umaje no kubaka izina unafite uko ahagaze, ntago uri bujye kumusuzugura umugire nk'akana kejo umushyira hariya. Ikibazo gisigaye kuri bande? Kuri ba nyiri kabare ka Green Lounge. Batumira bagatumira Philipita, bahera bagatumira na Brian. Ntibabahe time table bababwire ngo wowe uracuranga sahizi nawe uraza gucuranga sahizi, ahubwo ugasanga babajyanishije. Ariko nibutse kubasuhuza yemwe, ngewe nitwa Mr Bean, iyo utarengejeho promota ntago riba ryuzuye. Ninge mwana w'umushu bikunda kandi ubyemera. Nyita Prince Winner, nyita AI ya Showbiz, nyita AI ya YouTube, nyita AI ya bino bintu dukora. Ndewe ngushimira ko wakanze subscribe hano, kandi nkagushimira ko umunsi ku munsi nkurikira. Niba wandika commentaire ukama support, niba ureba ibiganiro byanjye, niba nguha link banze mbivuge, niba nguha link ukareba ikiganiro cyanjye naguhaye link ukakireba ukagifungura bati ngiye kureba ibintu Mr Bean akoze, uri umuntu w'umugabo cyane, uri umuntu w'ingenzi kuri njyewe, uransupport. Ariko nawe niba nguha link ukayireba ukabanga ibi nibicampaye, no kuri rwose urebe support yawe umpa, urebe icyo umariye. Ejo bundi nzabona uri kuntumira mu byawe, kandi nge byanye narabigutumiye mukanga kunsupport. Ariko kuba utabikunda bivuze ko utansupport, kuba utabikora bivuze ko utabisupport.
nsapotinga mu byo nkora, nanjye ngo sapotinge mu byo ukora. Ntekereza ko ari byo bizima, ntekereza ko ari byo tukwiye no gukora. Wowe sapotinga mu byo nkora, hanyuma nawe ngo sapotinga mu byo ukora. Yakunyumvisha ko ibyo nkora utabikunda, binsapotinge mu sapoti ukwiye kumpamo, hanyuma nawe ibyawe ukora nubwo naba ntabikunda nanjye nzagusapotinga mu byawe ukora. Twese ntago twakora akazi kamwe. Twikomereze. DJ Brian ni umuntu wamaje kwitereka byanze bikunze, amara kwishira hari yaritereka. Tumuzi nk'umu DJ, ikindi azi kwitereka kuri YouTube, azi kwitereka kabisa. uba agezweho, bari kumukora n'ibyapa by'imipuri yiwe nyine agezweho pe. Noneho uwitwa Philipita nawe ni umuntu wabuze ahantu yicara, tuwamenya ni umu DJ, ni umunyamakuru cyangwa se ni umuhanzi. Hose abashaka kwitereka, hose arabitegura neza bigakora, akagenda sunika bigakora kandi bigakunda. Ariko ashinjwa ko atumvikana n'abantu kandi agerageza kwishira hejuru. Iyo unareba ibiganiro bya Philipita akorana na bagenzi be, ujya kubona ukabona we afite target yo kumera nk'umuntu uri kwishira hejuru, ushaka kugaragara neza, ushaka ko ari ujya imbere, ushaka ari ugaragara. Urabibona mu biganiro byiwe, mu nkuru ze, mu biganiro bye urabibona. Hanyuma nubwo waguma kubibona ukaguma kugenda ubireba gutyo, ntago bisobanuye ko witwa Philipita akwiye kugenda ahantu agasuzugura Brian. Ntimunasobanuye ko Brian yakwiye kumusuzugura. Nge kugeza amaginga nyinicaye hano, ikibazo ndacyagishira ku kabare ka Green Lounge. Nibo batateguye timetable ngo bayihereze Philipita, bayihereze na DJ Brian, bababwire ngo mwebwe urakora gutya n'undi arakora gutya. Byibuze baba bapfuye ko umwe yashatse kurenza igihe n'undi ashaka kurenza igihe. Ariko ibyo kuza gusuzugura umuntu ukamukura ahantu hari, undi nawe akarakara akabyimba akabura icyo akora, ntiyakubita Philipita ingumi, ntiyagirute uretse kuza kubivugaho gusa, cyangwa se kuza kubigenza gute, nta kindi kintu yabikoraho. Uri kunyumva? Ariko ikintu gihari cyo ngiye kuvuga, kwino mihanda mu Rwanda, ikintu cyabuze kwino mihanda, habuze ubufatanye. Hano turi gukora, turi kuzamuka, twese turi mu gahigo ko guhiga, ariko gufatikanya byaragoye. Nkorera entertainment nkayikorera Rusizi, undi nawe akayikorera Karongi, undi akayikorera Kigali, undi akayikorera Rubavu, undi akayikorera Bugesera, undi akayikorera Musanze. Ariko ndagusaba support ku bintu byoroshye ntayo wama, ahubwo ukenera kuyimpa n'amaje kugera aho ngera. Niko ibintu bimeze. None igitangaje, nkatwe abantu baba batarazamuka cyane, nkora ikiganiro n'umuntu twagikoranye ntagisharinge, ariko ejo bundi azaba ari kumamagara nyinginga ngo noneho ngo dukorane, ngo ndikumva nkeneye ko dukorana, n'umubwira ati rasabwe iki, biragenda gucya na gucya, akumvishe ko uri gusaba ruswa cyangwa se wirata cyangwa se usigaye wiyemera. Kandi muri cyagiye wari hepfo, wari hasi, ntago mwafu supportinganye. N'abamaje gukura n'ibifi binini nabyo bimaje gukura, nabyo bigeze ku rwego bimara gukura, nabyo bikagenda bikabyimba, bigatangira guhangana no kugongana. Urikonyumva? Hanyuma babandi batoya bakaba bagenda bahapfira. Amakosa twebwe tugenda ducamo n'ukuntu YouTube ifatwa yagiye aturuka ku bifi binini gake gake. Amakosa twebwe turi kurwana nayo, duhangana nayo, yagiye aturuka ku bifi binini gake gake. Nibyo byagiye bizana aya makosa twebwe umunsi n'umunsi tugenda duhangana nayo hano kuri YouTube. Uku gushwana kwa DJ Brian na Philipita, twibuke ko ari abaroro modo w'abantu benshi. Iyo uri umuroro modo w'abantu batandukanye, bituma n'ubundi hari undi muntu uzakugendera hakumva ko agomba kubyimba nkawe. Hari n'umwana utaragera rwego nk'ugwawe uri kukureberaho, hanyuma nawe akumva ko agoye kubyimba nkawe. Nicyo gisobanuro cyiza cyo kuba uri umusitari, ariko ukwiye kwigisha abantu benshi. Ibyo muduha nibyo dukonsoma, mu kubikonsoma nibyo bituma twebwe twitwara uko tumeze ubu. Nibyo bituma umuntu umubwira kuri umu YouTuber, wamubwira kuri umu YouTuber akakubwira ngo bya bintu byanyu
kubera iki ari kubifata nabi? Kubera bakuru bacu bakomeje kubitwara nabi kandi bagatuma rwa rubuga ruba rubi kandi ruri kutwinjiriza runo kuduha kudufaranga, rutunze abantu benshi ariko ruri kwicwa. Kweci gwicwa na ya showbiz nyarwanda, ya entertainment yo mu Rwanda, ya myidagaduro yo mu Rwanda, ba bantu barimo bifi binini bafite amashari ahari bashaka gufata urubuga rwa YouTube bakarugira urwabo, bakarugundira, bakumva ko nta wundi muntu waza kurukoreraho, ndetse bakumva ko bakwiye kurukoraho ibyo bashaka, karibo barutegetse, karibo barugize umwami. Ntibamenye ko tugeze muri monde digitale ya danger, noneho tugiye kujya muri 5G. U Rwanda ruri gutera imbere, ruri kunyaruka, abantu bakumva kumera neza kandi bakamera neza cyane. Bameze neza gute rero? Bameze neza mu gihe umwana wese ari kuza kitereka, nanjye nkaza nkitereka, n'undi akaza kitereka, turavuga uko ibintu tubibona, tuvuga uburyo bigomba kugendamo, ubyumve cyangwa ubyihorere. Ndacyarebwa n'abantu 10, ariko ijwi rizageraho ryumvikana, izageraho ubyumve neza, uzageraho ubimenye neza. Uri kunyumva? Uzageraho ubyumve neza kandi uzageraho ubimenye, uzageraho usobanukirwe nabyo, kubera ko byanze bikunze uzanyumva. YouTube irahari, iyi nivaho cyangwa nzazifungura n'indi, ariko nkubwire unyumve. Nibwe nimwicare hamwe nk'abantu bakora ibiganiro, nk'abantu bari muri entertainment, nk'abantu bahuje imyuga, nk'abantu dukorane, fata u Rwanda rwacu turugeze ahandi hantu, turugeze ahantu hakomeye. Ntago mbarenganya, natwe hano dukorera na hano mwa bino bice twebwe turimo, abantu mwamuziranye nta bufatanye buba. Ubuziranye n'umuntu mugatangira mukorana ibiganiro bibiri, mu gitondo akaba arivumbuye akaba aragiye. Bwaca mu gitondo ukabona umuntu arakubwira ati mfite gahunda, mwajya mufatikanye ukabona aragiye. Yabona mu gitondo umusaruro utaraza neza akabacitse intege, kabagiye kuguca ku ruhande, cyangwa se ukazamura umwana afite impano, mugenzi wawe uca ku ruhande akumvisha ko ari we ugiye kumufasha. Ibyo birahari cyane, ibyo birahari. Mfite n'ubwino nzababwira bwa entertainment, cyane cyane entertainment ya Rusizi. Umunsi nabyutse neza, hari umunsi nzabyuka nkababwira ibintu birimo hano, na bamwe mu bantu bigize ibifi binini bahari bashaka gusenya cyangwa se kwangiza ibintu bihari. Ariko birakwiye ko uko dufatikanya nuko duterana tugafatikanya, byari kuba byiza kandi bikanadufasha dukomeje kubikora. Kuko iyo mfashije nanjye nkagufasha, tugapushingana, b'Abanyarwanda babona turi guhuza imbaraga, bakavuga ngo bano bantu uko bahuza imbaraga niko ibintu bigenda neza, niko bahana n'ibitekerezo bagakora, niko ibintu byose bigenda neza. Ndagushimira rero kuba wankurikiye cishaho itangazo rimeze gutya. Niba uri kundeba kano kanya, ufite impano, ufite ikintu ushaka kwereka Abanyarwanda, nyandikira kuri 0787155647. Nyandikira, nkuze hano nkwicaze, wereka Abanyarwanda icyo ukwiye gukora. Nkwicaza kuri Bin Empire, hanyuma ukabwira Abanyarwanda icyo ushoboye, icyo ukora, ndetse n'impano yawe ufite ukayibereka. Njyewe ndakwicaza nkagukoresha ikiganiro, hanyuma tukereka Abanyarwanda bo bakajajinga, bakakubwira ubwira ngo ibi ni sawa, urashoboye, cyangwa se igende kwihingira. Hanyuma ikindi, ku bantu rimwe na rimwe bampamagara, hanyuma yamara kumpamagara kumva ko ibyo bintu ari nkanjye bifitemo inyungu cyane. Hoya, njyewe ndi hano gusapotinga za mpano, ndi hano kugira ngo ngufashe, dufashikanye, hanyuma impano yawe igaragare. Iyi channel niyo gusapotinga impano, niyo gutanga ibitekerezo ku bantu bose, ariko ahanini abantu bakunda kubibona ndakora amakuru kandi nkabanyakora ku zindi channel, nuko iyi channel ariyo gusapotinga impano, nta kindi kintu iyi channel nayizaniye. Niyo gusapotinga impano no kushimisha abantu. Yitwa Bin Empire, ishake ukande subscribe, hanyuma twishime. Niyo gusapotinga impano ndetse ngasapotinga n'abantu muri rusange. Tubikora rero mu mucyo, mu bintu byiza, ndetse unyandikira kuri 0789971556. Iyo nimero y'inyandikiyeho, turavugana kuri WhatsApp,
hanyuma tugapanga deal. Waba uhari waba udahari dukorana ikiganiro, wasohoye indirimbo yawe nyandikira, wampamagara uburyo bwose bushoboka turaganiraho tugakorana ikiganiro, tugapromotinga ibihangano byawe tukabivugana, ndetse n'abantu bakeneye kwamamaza munyandikira kuri iyo nimero tukaganira tukavugana. Ndagushimiye rero, ngewe nitwa Mr Bean. Iyo utarengejeho promoter ntago riba ryuzuye. Following kuri TikTok yanjye ni Mr Bean X Promoter, ndetse unfollowing ku Musozo TV, unakore subscribe kuri channel yitwa Musozo TV, babantu bakunda amakuru nyabagezaho aho ngaho. Rero ndagushimiye, nakubwiraga ku nkuru ya DJ Brian ndetse na Phil Peter. Ndagushimiye, nitwa Mr Bean.